Yes, twongeye kubasuhuza neza cyane abantu mukunda Briane TV, tubibutsa yuko rwose ikiganiro cyanyu kigeze kure cyane kubera ko mukomeje kugira mutwereka ko the comment ari ikintu kiza cyane kandi mugikunda muri benshi. Turimo turagenda dukora ibintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo ibintu bizagende neza kuruta. Uyu munsi rero nagarutse mu bundi buryo mbabwira ati tugiye mu myaka 10 ishize umuhanzi bamwita Bruce Melody ari mu muziki nyarwanda ahagaze neza cyane. Tugiye kureba tunaganira nk'uko abantu bakomeje kunyandikira muri telefone yanjye bama message bambwira ati dukore the comment y'imyaka 10 ukuntu Bruce Melody yagiye yitwara, uburyo ki yazamutse n'urwego agezeho kuri uyu munsi. Utubwire nimba koko byari bikwiye cyangwa se byarahuraga n'ibyo abanyarwanda bibaza ari benshi batandukanye, kugira ngo basobanukirwe neza iyo myaka 10 Bruce Melody yakoze iki, yitwaye ate, ageze kuki, ese arabimerita ibyo agezeho no mu gihe cy'imyaka 10. Ibyo byose rero n'andi babisanga sibye kuri the comment, ukabibona kuri Briane TV muri kumwe nanjye Asman Nyanza. Tugitangira rero inkuru yacu kuva mu mwaka wa 2012 murabibona hariya hejuru nk'uko twatangiye inkuru tubabwira yuko tugiye gukora ku myaka 10 uyu muhanzi bita Bruce Melody amaze, nyuma yuko akoze igitaramo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 agaragaza cyangwa se afite anniversaire y'imyaka 10 amaze mu muziki. Mu mazina nyakuri bamwita Itayiwacu Bruce, akaba yitwa Bruce Melody mu muziki nyarwanda, akaba ari umuhanzi wavukiye mu Kajagari hariya ka Kanombe nkuko bakunda kubivuga, nawe ubwe ako akunda kugenda abitangaza buri munsi. Hariya mu Kajagari avuga abahanzi benshi. Ubundi Melody ni muntu ki? Melody ni umugabo, akaba umupapa w'abana babiri, akaba umuhanzi nyarwanda wifuza kuba umuhanzi mpuzamahanga. Icyo kintu mvuze mu cyumve neza. Mu myaka rero w'ibihumbi 2012 akinjira mu muziki nibwo yatangiye gukora nk'umuhanzi wabigize umwuga. Yinjiriye ku ndirimbo nyinshi zitandukanye kandi zagiye zikundwa cyane, zikundwa n'abanyarwanda batari bakeya. Kuko mbere yaho gatoya muramwibuka ko yaje mu Rwanda cyangwa se mu muziki aza muri Guma aza ari umubekeri handi nyuma afasha abahanzi kuririmba, akajya baririmbira kuri stage kugira ngo bakore ibyo bagomba gukora mu gihe nyacyo. Ubu rero siko tugiye kubiganiraho cyane, byose tunabitindaho, ahubwo turibanda kuva muri 2012 kugeza muri uyu mwaka wa 2021 urwego uyu muhanzi wacu amaze kugeraho. Indirimbo rero yakoze introduction y'indirimbo nziza cyane, yakoze cyane igatuma ahita akora ibintu byinshi bitandukanye bikanamufasha kuba yava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Murayizi, ni indirimbo yise Uzandabure. Ni indirimbo yagaragayemo hano indirimbo yatunganyijwe n'uyu mutipe bamwita Faizo, murabizi cyane niwe wamufashaga mu bintu bijyanye n'ama video, ndetse indirimbo igaragaza imiterere ya Bruce Melody wa kera abantu batazi ikaba ari indirimbo twavuga ko ari yo tafari ya mbere cyangwa se ibuye yahagurukiyeho kugira ngo atangire kugenda aba amaze kuba Bruce Melody tuzi. Murayibona hano bayita Uzandabure. Si indirimbo gusa yakoze kuko yese akora indirimbo bayita Telefone, nayo ni indirimbo nziza cyane yayikoze ishimisha abantu benshi batandukanye. Bandirimbo nziza yamufashije nayo kugira ngo ave ku rwego rumwe agere ku rundi, ariko biza gushyirwaho itafari n'umugabo bamwita Uncle Austin wamufashe, bahita bakorana indirimbo ya Austin bayisubiramo bise Nashima. Iyo ndirimbo murayizi cyane, yari indirimbo ya Uncle Austin ariko baza kuyisubiramo mu mwaka wa 2013 bayita Nashima remix yabo, bayikora ari babiri. Ibi ndirimbo ihita izamura igikundiro cy'uyu muhanzi wari uzi kuririmba cyane, bituma akundwa kugeza ku rwego rwo hejuru. Aza kwita abona rebo imufata iramusinyisha, ariyo rebo bita the super level rebo, nayo itaramaze iminsi yakoreragamo abahanzi bashi bagiye batandukanye, ndetse uyu munsi basanga bazimye. Navuga Urban Boys yari igizwe na batatu, navuga Fireman, navuga Young Grace, navuga uyu
Ama-G The Black nawe yajyagamo akabafasha rimwe na rimwe, ariko ntago ariho yabarizwaga cyane. Akiyongeraho uyu mwana rero bita Bruce Melody wakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri The Super Level, biza no guteza impagarara, aza kubivamo. Bruce Melody ajya mu manza aregana na Super Level. Mu kuregana na Super Level n'igihe yashatse kuyivamo imyaka itarangiye. Muzabyumva mu ndirimbo nyinshi yagiye aririmba, nk'indirimbo bita Bado, yashimiyemo abantu benshi, ashimiramo Metre. Uwo Metre abashimira rero nta wundi niwamufashije mu rubanza rwose yahuye narwo mu gihe yaburanaga na Super Level, mu gihe bari mu bibazo by'iki byo kuregana n'iki kugira ngo avemo neza yene. Si ibyo rero twavuga kuri Bruce Melody kuko yakoze indirimbo nyinshi zabaye hit. Yakoze indirimbo nk'uko nabibabwiye, Uzandabure, akora telefone, akora Nashima, akora Inshuti yafatanyije n'umukobwa w'umugande bamwita Fiye, akora Music yafatanyije na Radio kuva muri Good Life, akora indirimbo Ndumiwe, ari nayo yazijya kubisa igikundiro cye muri The Super Level, zizamura ibintu byinshi amarangamutima y'Abanyarwanda ku muhanzi bita Bruce Melody atangira kugaragara. Si ibyo gusa kuko yakubise umuhungu wa muzika ifatanyije n'uwo bita Fireman, akora indirimbo nyinshi zazamuye igikundiro, biza bigera muri za 2010 na kangahe na gatanu, ajya muri za guma nyinshi yarazitabiriye kuva 2013 na 4 na 5 na 6 na 7 kugeza kuri season ya 8 ari nayo yegukanye uyu muhanzi bita Bruce Melody. Yakoze indirimbo rero nyinshi cyane zaturaberanye, Abanyarwanda mwarazimenye, ntujye unyinisha murazikunda, ndakwanga murazizi, ntundize n'izindi nyinshi cyane kabisa Abanyarwanda muzi yakoze kugira ngo uyu muhanzi abageze ku rwego rw'imyaka 10 mubona. Umusore mwiza cyane ubyibushye uhagaze rwuma, udafite ikibazo na kimwe muri iyi muzika nyarwanda, kandi imyaka 10 ari on the top. N'umuhanzi wakoze pe. Si ibyo gusa, twavuga ibyiza gusa ngo twibagirwe ko yagiye mu bibazo byinshi. Umukobwa bita Agasaro Briane bagiye mu nkiko, bibasaga yuko ngo yamuteye inda yanga kumufasha, araza kurongora, biteza impagarara muri iki gihugu muri showbiz nyarwanda. Uyu mukobwa mwaramumenye cyane, amwita Agasaro Briane, muramuzi cyane, muramuzi, yagiye agaragara ahantu henshi hatandukanye. Nanjye ubwanjye ndamuziho, hari ukuntu muzi Agasaro Briane na Bruce Melody. Ariko njyewe nk'amakuru mfite kuri uyu mukobwa nuko 2015 tumenyana, yaje i Nyanza mu karere ka Nyanza, hari muri Guma ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2015 yari muri Guma ni Nyanza. Uyu mukobwa nawe yari ahari, nibwo twaje bwa mbere tuganira. Ikintu cya mbere yambwiye ko ari uhagarariye genge iri gufana uyu muhanzi bita Bruce Melody, ariko sibyaje kurangira neza. Hari byinshi cyane yambwiye, ndetse ari na byinshi cyane Abanyarwanda bamenye kuri uyu mukobwa ndetse n'umuhanzi bita Bruce Melody. Yes. Gutandukana na Super Level rero ni igihe byagiye mu manza. Bruce Melody atangira kuvuga yuko yaba adindizwa, ariko siko tubizi cyangwa se twabonye ko yari yakoze, sinzi cyatumye yenda ava muri The Super Level, ariko wenda hari ukuntu yarebaga agasanga umuziki uri kudindira, ahitamo kwigendera, atangira gukora ku muziki we ku giti cye. Kugaragara mu bitangazamakuru rero nk'umuntu wagiranye ibibazo n'uyu mukobwa Briane, nabyo murabizi ni ibintu byamugoye cyane, ndetse akajya abura n'icyo abitangazaho, rimwe na rimwe akabura ikintu abivugaho, biza kugenda birarenga, nubwo ubu ngubu yenda bisa nk'ibyahwekereye, ariko nabyo ni ibintu byatumye uyu mugabo atumbagira cyane mu itangazamakuru, aramenyekana cyane. Byaramufashije rero kuba yava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Uyu muhanzi bita Bruce Melody rwose ntiyagiye ahirirwa n'ibintu byose ngo bigende neza, ariko ibyo yakoze, intego yari afite, ajya gukora ibintu byinshi. Muri buka indirimbo Ndakwanga yaririmbye ari mwibibi agira ati wowe nasanze ureba imbere ureba inyuma kandi nge ndeba imbere, nari mfite byinshi ndi kubara nkeneye kandi mbona wowe utabikeneye.
yifuzaga kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi. Situzi nimba aririmbiye the super level cyangwa araririmbiraga uyu mukobwa bita bari kwita uyu mukobwa bita Agasaro Briane, simbizi neza, ariko ni bamwe muri abo yari afite intego zari gupanga afokasingaho, nabo bafite izindi bakeneye bitangazamakuru. Sinzi ngo bimeze bite, ariko biza kurangira uyu muhungu abitsinze, arabyesa, abantu baravugishwa. Uyu mugabo ngo bitebye, ariko mu by'ukuri yari afite ikintu kinini cyane abundikiye kandi cyaje kubyara umusaruro imyaka 10. Bona ko ari ku rundi rwego, ari umuhungu wa miliyonera, umuhungu ufite amafaranga, umuhungu uhagaze neza mu muziki nyarwanda, ndetse n'umuhungu ufite televiziyo ye. Yarakoze kandi ndakeka urwego agezeho, abahanzi babanye muri the super level nta n'umwe wabigezeho. Agomba kubakosora no kubereka yuko ari umuhanzi ufite urwego rumwe yavuyeho n'urundi yagezeho, kandi akanabahugura kugira ngo abahanzi nyarwanda mukore tubone ibyo mukora, muve ku rwego rumwe mugere ku rundi. Yarakoze, amuzi induru zavuze hagati aho ngo yashwanye na Sani, yagize gute, ariko arakomeza arakora. 2020 igihe twari twabuze ibyo dutekereza gukora, muzi ibyo yakoze. Sindi bubivugaho none, ndabivugaho mageze kugira ngo musobanukirwe. Ni Melody watwaye Guma Superstar season ya 8. Akitwaye ijambo yavuze murarizi. Noneho najyaga nkora umuziki mwiza nafite amafaranga, murabizi, murabyemera. Ngiye kubakorera umuziki mwiza. Akimara gutwara ayo mafaranga, Bruce Melody yakoze umuziki adukubita za Complete Me, adukubita indirimbo nyinshi za Turaberanye, aradukubita za Catherine, aratwiyongoza adukubita za Katapira, arizo ziri hiti, adukubita ibinyafu ngo noneho ngo umuhungu yagiye mu mujya w'igishego. Uyu muhungu azi ibyo yateguye, azi umuziki cyaricyo, azi ikintu abanyarwanda bakeneye kumva, azi ikintu isi ikeneye kubona. Turazamuka ubwo twe twigereye muri za 2018 kuko tugeze kuri Guma. Ariko 2018 ho gato, reka tusubiye inyuma ho gato, tubabwire 2017 ari muri Coke Studio. Yaragiye muri Coke Studio adukorera ibintu bitangaje, niwe munyarwanda wa mbere wagaragaye kuri rubyiniro rwa Coke Studio. Aragenda akora ibintu byinshi cyane kandi byiza, abantu baramukunda, isi yose itumumenya. Kenya rwose hose nakubwira. Coke Studio ikorera mu bihugu byinshi bitandukanye hano ku isi. Ahurira n'abahanzi bakomeye, yakubitanye n'uwo bita Calligraph, bakoranye indirimbo nshyashya muri kumva muri iyi minsi bayita sawa. Murayizi. Aragenda akora ibintu byinshi bitangaje nk'uko yitwa igitangaza. Yakoranyemo muri, ariko nituvuga Coke Studio mwumve ko ari ibintu bya danger. Coke Studio ishobora guhagurutsa umuntu bita Calligraph, igahagurutsa umuntu bita Mr Forever, igafata umuntu bita Rikiba, ikagenda igakora ibintu bya danger, ikazana umunyarwanda bita Bruce Melody. Nta muntu watinya kuvuga yuko uyu muhanzi atakoze. Nubwo hari abahanzi cyangwa se abanyarwanda bamwe na bamwe, nkawe Fatakumavuta, wigize ngo musesenguzi muri iyi muzika, nawe ukaza usenya ibyo ubona kuko bifite umurongo. Hari ibyo kunenga tugomba kunenga, nibyo, ariko nibyo gushima tugomba kubishima. Nta muntu wahakana ko uyu muhanzi bita Bruce Melody yakoze sibye Fatakumavuta utinyuka kuvuga aya magambo. Ikindi kintu Bruce Melody kano kanya yarabihamije, aranabitwereka, none nanjye ndi kubihamiriza imbere y'abanyarwanda ko nta mufana wo mu VIP agira. VIP ye yari itegereje inama izabera muri Arena ejo bukeye bwa. Nzuro kino gitaramo nuko Bruce Melody intambwe 18 yari yarishyizemo
zo kuvuga ko ashobora kuba arenze Ben na Meddy, igisubizo twarakibonye. Ubwo ngubwo rero sinibaza iyo wifashe ukigerekaho kugurwa n'umuyanzi wa mbere tu. Aya magambo yavuze aragira ati Bruce Melody twamaze kubona ko nta mukiriya cyangwa se umufana uri VIP afite. Koko se mu by'ukuri niko uwo bita DJ Briane akimara kubivugaho nawe hari icyo yatangaje. Dore ngiki, kuki mutakumva twashyigikira umwe ejo ngo dushyigikira undi? Kuki mushaka kubihanganiramo no kubiryaniramo? Niba Melody na The Ben batategura igitaramo ku munsi umwe, kuki mushaka ngo twe tubiryaniremo? Ni ikibazo mu karere kamwe nebo kwicara mukabyiga ibyo bintu. Ikibazo impamvu abantu baticara hazamo akano kuvuga ngo ngaba naba legend ngo nabo bafite ngo ijambo ryo kuvuga ngandagrawundi ngo twe ngo nta bitekerezo. Wowe Fatakumavuta nta muntu wigeze uzana kamera ngo amurike ngo amenye ngo umukiri uri VIP n'uwohe utari VIP n'uwohe, kubera ko bose bari bamubabyina. Aho twagarutse ni muri konseri yabaye. Bivuze ngo ibyo yakoze birimo kuvuguruzanwa. Ikintu cyabayemo gisa nk'ikiri guteza impagarara muri iyi myaka 10 yizihizaga, naho bavuze ngo ngo yazanye abamotari igihumbi mu gitaramo cye. Kandi buri mumotari yazanye umukiriya, ntiyazanye moto wenyine. Ese koko nimba yarinjiriye ubuntu buri motari n'umukiriya we, Fatakumavuta wafite ihe gihamya yemeza yuko aba bakiriya cyangwa se abamotari binjiye ku buntu batishyuye? Ese twamenya dute nimba atari contract yari yasinye agasinyana na ya ruganda ucuruza ibintu bijyanye n'itumanaho rufasha bari abamotari kwambara ziriya jire? Ko nabonye harimo n'abakobwa beza cyane mu mafoto bambaye ari amajire, bigaragara ko atari abamotari. Nacyo ni ikindi kibazo. Fatakumavuta yaba yarasisenguye bingana iki kugira ngo bihure n'ibi ngibi? Fatakumavuta, ibitekerezo byawe nk'uko yabivuze twe turabyumva, ariko nawe yavuze ko wa mugani wawe ibitekerezo byawe byose bidapfuye. Ari nko kwirira ifi, kujonjora uvanamo iho ari mushyira hariya uvanamo umuhoro uri, nk'uko yabisobanuye muri The Choice. Ariko mu by'ukuri koko nawe gerageza urebe nimba kuko ari ikintu cyiza umuntu yakoze tuvugeho n'icyiza, wishaka kunenga ibintu byose, nibwo uzaba umunyakuri muri iyi game, nabwo abantu bazumva Fatakumavuta bakagukunda muri iyi game. Wavuze yuko ngo umuntu wanenze ibyo uvuze azatanga ubutumwa kuri ya TV ushaka kwandika igitabo. Reka mbivuga mu magambo nge sinjye ndabitangira kuri Grace 23 TV. Nawe ubwawe mu myaka umaze mu itangazamakuru, ni iki gikomeye wakoze kirenze icy'abandi? We yamuritse ibyo mu myaka 10 amaze mu muziki, nawe murika ibyo myaka umaze mu itangazamakuru. Fatakumavuta ndakuzi ugendana inyuma y'abahanzi ba The Ben, ndakuzi usa nk'ubarindira umutekano aho twahurira hazi mu karere ka Nyanza. Ndakuzi bazi by'uko wari umusekirite n'ibindi, ariko noneho nge ndakuvuga nk'umuntu ukuzi muri The Ben, wiruka inyuma ya Badrama n'abakwica na Urban Boys n'abambe na Safi Madiba. Ndakureba baza Rusizi ujya zahe ndakureba. Gabanya rero Fatakumavuta, gabanya, kora ibintu bifite umurongo. Urumva Bruce Melody ni umuntu muri iyi myaka 2021 yahiriye, ni umuntu wasinye amakontara atandukanye kandi atangaje. Tuvugisha ukuri, uba amezi 6 arashize Bruce Melody asinye kontara $150 muri Kigali Arena, uba yifite mu biganza. Nawe ubwawe wagiye iwe, hari abavugiraga amagambo niwe. $150 ni amafaranga adatunzwe n'abantu benshi muri iki gihugu. Ejo bundi asinyana niyo bita One Food, miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Mbere yawe yari asinyanye niyo bita Broka $50,000. Umuntu ubereye mu dushuba duwe
tumuha amafaranga atandukanye bigaragara ko koko ari umuhanzi ukora. Ari kuri stage ibyo yakoze mwarabibonye, icyo bita Primus yamuhaye kuba brand ambassador wa Primus ari kuri stage, mwese mwarabibonye. None muranenga gute nimba umuhanzi ibyo yakoze bifite umusaruro? Wowe ahubwo bipinga uce mu gikari, umanuka ku butumwa bugufi nyandikira umbwire hariya muri comment ubwira ati wabeshye. Ni umuhanzi wakoze, Bruce Melody ni umuhanzi wakoze, ava ku rwego rumwe agera ku rundi, n'umuntu utarabivukanye. Je nashimye umukobwa bita Renaissance. Imwe mu mpamvu Melody mufana nuko yari ku kinyamakuru kiki, ntago ari umuntu wabitangiriye, ubona ko ari umuntu wagiye wiyubaka, kandi kwiyubaka habamo ibibazo byinshi. I'm a witness of that. So umuhanzi wese namubwira kurebera kuri Melody, ko nanjye mureberaho kudacika intege, kubera ko igihe kiragera nyine everybody comes around because of you, nkuko twabigenza. Kuba yari kuri stage byonyine byamushimishije ya Bruce Melody. Turagushimye cyane we Bruce Melody, ibyo wakoze uri umuntu w'umugabo, ahubwo n'abandi bahanzi bigireho, kuko ngiye nshima neza ko watanze imbaraga zawe mu bana bakizamuka ba Juno ndetse n'aba Kenisol. Urimo urabafasha nabo baza umwaka umwe umwana ahise afata igihugu. Hari amarebo afite tuvuge ngo iki, tuvuge amarebo yagiye asenyuka kandi afite abahanzi bakuru. Nimba umwana umwe afashe ko mu mwaka umwe akahita afata igihugu, Peter Juno Kizigenza na Kenisol, ubugira ngo bigende gute? Ntago yakoze. Melody yarakoze, imyaka 10 arayimerita, ibyo yakoze nibyo, nubwo nabyera ngo dariko ibyo yakoze nibyo. Ibyo byawe byo gufata ngo uragereranya ngo ba Medi na ba Deben n'abandi. Medi tumuzi 2008, Deben tumuzi imbere yaho gato 2006 buri kangahe. Fata iyo myaka bamaze, ufate niyamaze, ugeranye ibikorwa bafite n'ibyo afite, urasanga Melody ari hejuru cyane. Ibyo bakoze barabikoze, ariko nabo babikoze mu gihe kirekire. Nawe nagera ku myaka bagezemo, nubwo nabo bazaba bagikora, bizaba bigaragara ko hari ibyo yakoze birenze ibyabo. Ibikorwa byose turi byinjiremo, ariko ntitwatinya kuvuga ko uyu muhungu yakoze. Umuntu wateguye agatekereza umushinga wo gukora televiziyo y'imyidagaduro hano muri iki gihugu, bayita Isibo, murayizi. Nese ubwo atakoze icyo atakoze n'iki mu myaka 10 amaze. Yarakoze. Tureke iyi show bize nubwo muyirimo natwe tuyirimo, ariko tujye tuvugisha ukuri. Umuntu wese wabaza ibikorwa bya Bruce Melody birivugira. Niyo wajya mu masaka mu byaro byakore uvuye mu mujyi, ukabaza umuhanzi umukecuru uhatuye ati umuhanzi uzi mu Rwanda ninde muri iyi minsi, ushobora kubwira Bruce Melody kuko aramwumva cyane ku maradiyo atandukanye kubw'ibikorwa bye. Arumva umwana muri karitsiye ari kuririmba za complete, umva umwana muri karitsiye aririmba ikinyafu saa moya. Yarakoze bihagije. Tugana ku musozo rero, nyuma yo kuvuga kuri ibi ngibi turagaruka kuki cyangwa se ku buryo ki uyu musore igitaramo cye cyagenze neza, nashyireho n'abantu b'abanyamahanga, agaho umwanya abanyarwanda. N'amagambo yakoze aho yagaragaje amaji mu bihe byamazwe bavuga ngo agiye ashobora kuba agize gute, ariko yageze aho aravuga ati amaji mubona hari byinshi yamfashije. Murabizi yakoze indirimbo amashuri twararangije, ayo madasaba n'ibindi bafatije na amaji, hari byinshi bakoze. Yes, tugera ku musozo rero tubasezeraho cyane nyuma yuko mwagiye mubona ibintu byinshi twababwiye. Nizera neza ko mwakunze kandi muzakomeza kugenda mukunda ikiganiro. Turagenda tukidevelopa tubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo munyurwe ndetse mwishimire ibi biganiro tugenda tubakorera kandi mukunda cyane. Uyu munsi rero ntago twagenda tutababwiye indirimbo ya bonus track, indirimbo bayita Ishyano. Uyu muhanzi bamwita niyo Bosco, umusore wakoze ibintu byinshi cyane. Aragira ati birimo ubuki ariko birimo n'ingese.
ati kandi buriya nta ukora atashyushye. abantu bakorera niyo Bosco ni umwana umanga mu kwandika, ariko mujye muratekereza cyane, murebe ni umuntu uhagarariye ababana n'ubumuga muri muzika nyarwanda bwo kutabona, ugerageza cyane. Miliyoni rwose tugushimira ko wakoze igikorwa cyiza, ariko mugabanye ibintu byo kumushyira muri uyu mujyo rwose, mutubarire. Azi kuririmba indirimbo zafasha abanyarwanda n'ibindi bitandukanye, nubwo wenda harimo message. Aragira ati umutima umurangira inama y'uko Kamarine kaje mu rugo nahita ntura hasi, kandi ukangira inama y'uko nakirengagiza kuko bimeze gute. Ati nubwo ubukomanga ukumva umerewe neza, ariko ubukomanga n'irimbukiro n'ahandi hagiye hatandukanye. Indirimbo nziza rero bayita Ishyano, ni indirimbo yagiye hanze ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11. Ni indirimbo nziza cyane kandi ikunzwe n'abanyarwanda, bigereranyije nuko ndebe iri kuzamuka. Ni indirimbo nziza cyane, mukomeze muyishake, mukunde kandi muyirebe, ndetse munashyigikira Briane TV, mukanda subscribe, mutanga commentaire, mukanda like, ndetse mudukurikira kuri platform zose dukoreraho: Facebook, Instagram, YouTube channel Briane TV, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Turabashimiye cyane rero. Njyewe nk'uko musanzwe munzi banyita Asmani Nyanza, nyuma ya kamera tuba turi kumwe n'umusore bamwita Kuri.